Hello family, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nongeye kubaha ikaze hano ku nama za Queen 31. Niba utarakoze subscribe ntago bigoye inshuti yanjye bikore. Niba warayikoze ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, nagarukanye n'umuvandimwe, tubafitiye byinshi. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kubaha story z'urugendo rwo mu mahanga, kugera mu gihugu utarumenyereye, utazi n'ururimi rwabo. Mbese hari byinshi bigucanga, hari byinshi bigutonda cyane, byinshi cyane. Ibyo bakubwiye n'ubari byo usubiza, ibyo bagutumye n'ubari byo uzana. Ngewe akantu najya nibagirwa akambayeho nkigera hano. Ni umunsi nari mvuye mu rugo nyine, bandangiye ahantu nyine nagiye mu kazi nyine. Ubwo barandangira barambwira ati uze gutega shapa nyine. Shapa ubwo ni imodoka bisanzwe. Ubwo nyine bambwira ndayitegera naho ndaviramo. Noneho ubwo ariko ubwo nari ndi kumwe n'umuntu we, noneho anyuriza mu modoka. Arambwira ati abwira nyine barabana konvayeri amubwira nyine hari bunsige. Nuko ubwo ndagenda, tuhageze ahantu yari bunsige, boye kuko bari babimubwiye. Noneho yambwiye ati haguruka uvemo wageze aho ujya, mwanga urankura mujyana he? Mwanga ngakomeza nkiyicarira. Ati twahageze aho uviramo. Ubwo yarabimbwiraga simenye ibyo ari kumbwira. Nkanyongera ngo ahubwo ari kumbwira ngo se ngo nishyure, nkavuga se ntibakwishyura. Ubwo akavuga mu rurimi rwe, nanjye nkavuga mu rwanjye. Ubwo ndakomeza niyishyura. Indimi zabaye indimi. Ubwo we yambwiye ati haguruka wageze aho hano niho uje. Noneho njye ngakomeza nkicara ngashyiramo imbaraga. Nari kumbwira ibiki ntibakwishyuye. Nagira ngo ari kunyishyuza. Ubwo rero nawe warawitanze. Yewe nararwaye njya kwa muganga. Ubwo nyine baransuzuma, barambwira nyine ngo ni nsoro ururimi barebe niba baragira ngo barebe ko nta bibazo mfite ku rurimi, simbizi. Gusa barambwiraga ngo nsoro ururimi. Ababwira ati ururimi ntarwo nazanye. Ati nsoro ururimi. Ati ururimi ntarwo nazanye, nararusize. Wowe se nibura wagusi kuvuga nararusize? Ntarwo nazanye, nari mbizi, nararusize, nari mbizi nyine. Nyamabwira ngo ntarwo nazanye, ururimi nararusize. Nararusize iwacu, ururimi ntarwo nazanye. Ubwo nyine dogiteri, niba ari dogiteri, niba ari umuganga usanzwe, ubwo nabyo sinanzi ko bitandukanye. Sinanzi dogiteri n'umuforomo bose bari doctor. Nta rurimi nazanye. Ubwo niyisekeraga. Ubwo nyine arangije ntabwo yasetse, ahubwo yanciriye amarenga aravuga ngo gira gutya. Numva ndamwawe nyine. Ubwo yari yabonye ko byagucanze. Nuko hari ibintu byinshi bigucanga. Noneho uribuka umunsi noneho ubwo nari mvuye mu kazi. Noneho ubwo winjiraga mu modoka bisaba nyine uhite wishyura. Ngewe tukodwe twinshi twambaga n'utwo kuvuga ngo nteze imodoka ngiye aha. Ubwo noneho ndagenda ndinjira nyine mu modoka, mfata urugendo ruragenda, kumva ibyari kubanza ukishyura. Byari binanditsemo mu modoka ko nyine ugomba kugeramo mbere yuko wicara ukishyura. Noneho bagufata nyine nta gapapuro ufite kerekana ko wishyuye, ukaba ugomba kwishyura hari ukubye nk'inshuro 10. Ubazwa ahantu wagenderaga 10, amafaranga 10. Wahita wishyura 350. Iyo bagufataga yabaga ari 350. Baramufashe atishyuye. Akaba afite amafaranga. Aramubwira turishyura 35. Ati nawe ndi mubaye. Cyane ubaga ari menshi. Turishyura 35 mande.
ati nta mpande ndi bubahe ngo baranjyanye ngo se ngo bakujyanye hehe ngo banjyanye ngo kuri pirizi ngo bagiye kumfunga ngo se bakoze iki ngo ninjiye mu modoka ngo ntishyuye ngo kandi ngo namukurikiye ngiye kumwishyura nyine ajya mukurikiye ngiye kumwishyura winjiye utishyuye ugiye gusohoka ujya gushaka komvayeri ngo umwishyure ahubwo bana mbere bageraga nyine nka nyuma y'iminota 30 bakagenda banyura mu bantu nyine babasaba batishyuye ahubwo ubwo nibwo basanze nishyuye noneho ngo twageze iyo twajyaga iyo bagishyuye baguhaga agapapuro kuko wishyuye bakakwatsura kabura bakakwatsura amafaranga bakanyatsinda kabura ndababwira amafaranga ngaya ati warengeje igihe cyo kwishyura ati noneho uratanga amande yewe ayo mafaranga noneho ubwo hari ukuntu iyo ukigera hano ubu bari amafaranga nyine hano mu manyarwanda ubwo nkibaza ukuntu utubaye amafaranga ndayabona ukibaza ukuntu ati ni menshi cyane ahantu wagendera 10 urone urakubita izo nshuro zose ukishyura 350 nkumva ni menshi nawe ni munjyane ngo aho mushaka ariko nyine wagize umutima urahamagara uti baranjyanye ubwo nyine leta twihuta duhura n'imodoka yongeye ikasigarutse yego bari bansubije mu mujyi bamusubije aho bamukuye saa 3 z'ijoro saa 3 saa 4 hari nka saa 3 urugendo rwo mu mahanga nyine ntabwo biba byoroshye we kugira ngo uzagere umenye ururimi mbese biba bigoye hari igihe nk'uko nyine abantu ni abacuruzi abenshi ni abacuruzi ugasanga bagutumye wenda umukiriya arinjiye ati ndashaka amazi ugahita wihuta ukamuzanira igifanta aho kutagiye gukarigara umuceri umukiriya akinjira akaka ikintu ugavuga ati icyo kintu naracyumvise naragifashe ugasanga wenda yaratse nk'ikibiriti warangiza ugahita ugenda ukamuzanira amazi ibintu bitagize n'aho bihuriye noneho rero hari umuntu uba nyine udafite kwihangana ubwo yagutuma nk'ikibiriti ukamuzanira amazi akagutuka n'ibintu utari kumva nabyo utari kubyumva ukamusekera akagutuka ugasekera njyewe ndibuka umunsi none ubwo nari ndi mu iduka ubwo harangije agira umukiriya arambaza ati none se ibirayi nangahe ndamubwira noneho we yambaza ati none se ibi birayi ko wagira ngo byarabuze nkajya ni byarabuze ati kubera nyine yaje bacuruza ibirayi by'ibiro 10 biba biri mu gafuka bifunze ati ibi birayi se ni bizima ati ibirayi biraboze ati biragaragara mu fuka nk'ibiboze n'ibiraboze byose byaraboze we yaraskara kumubwira ngo se ngo ni byiza ngabaga nyanga ariko mazango se bino birayi ni byaraboze byose hano nkabona ari guseka ngo nkanyaraga ari guseka asetswa n'uburyo ndi kuvuga nyine kwari byiza ariko icyo gihe n'uwo muntu ahita agura atari no kugura biramurenga akavuga si uyu muntu mana akabona biramucanze akagura akandi gasitari kabayeho kansekeje ni ukuntu nyine nagiye mu modoka nteze noneho ubwaho nari kuviramo kuri ritari nari kuviraho nkajya mpamagara ngo komberadoro nawe ngo shaka ko turi kuvanga inyuma shoferi ntabwo ari shoferi ni umuntu wishyuza nuriya wishyuza uwishyuza bamwita ariko ubwo mu kinyarwanda bamwita nshuti muze mutubwire mutwibutse ntabwo ari ukwirengagiza ni iki mutwibutse twagiye twibagirwa bimwe ni uriya wishyuza ariko iwacu umenya uhaguruka wishyuye ahari iwacu hari iterambere iwacu haba iterambere uragenda ugakatisha tike iwacu urakatisha noneho ukagenda ahubwo winjira na tike mu gihe hano ho urinjira mu modoka bakaza kuza kukwishyuza uriya wishyuza bamwita ngo iki ariko mutubwire ariko ziriya muntu wishyuza bamwita ngo iki bamwita uwishyuza nyine ubwo mu kinyarwanda ni uwishyuza mutubwire
wishyuza mu Rwanda, ariko mu Rwanda ariko si kingiro wishyuza gute? ese icyo ni ikinyarwanda. wishyuza icyo si ikinyarwanda. wishyuza ni, ariko ubwo ukuntu mbyumva mu Rwanda haba hari ukuntu nyine buri sosiyete ifite abantu bari bahamagara ngo turajya hano. buriya menya ari nk'uwo muntu hano, uwo wishyuza menya ari nk'uriye. uriya rero bamwita hari hajya nibo bita abamotsi. oya ariko mana nyagasani we uriya yewe turamwibagiwe, ariko niba ubizi utwandikira muri comment utubwire. mutubwire pe. ubu ngubu wabona hari abantu bameze nkatwe rero ibyo bintu byose batabyibuka. mumenyereye kuvuga ibintu bya hano, iby'iwacu mwarabyibagiwe. bariya abantu bishyuza mu modoka, ese iwacu imodoka yo gutega bayita ngo iki? Bayita, ariko iwacu ziba zifite amasosiyete. haba hari izitwa amazina, menya baba bazita amazina bitandukanye na hano rero. ariko iwacu ngira ngo bakatisha izijya mu ntara. none se nk'izikorera muri Kigali, ese wamuga izikorera muri Kigali nazo urakatisha, cyangwa wishyura ugezeyo, cyangwa wishyura ugeze aho ugiye. ese ikindi kibazo buriya kuriya umuntu iyo ajya i Kigali hariya nyine ntaho uviramo mu nzira, uba ari ugukatisha ujya i Kigali. niba uvuye i Kigali ujya i Muhanga gusa, i Muhanga niba oya menya baviramo kuri Ritari. Ritari ni ukuvuga iki haryo? hamwe baviramo, aho baviramo bahita kuri Ritari. aho baviramo bahita kuri Ritari. ubwo rero ariko sinzi niba imodoka zose bakatisha, na ziriya ntoya na ziriya z'ama minibasi nazo barakatisha, cyangwa wishyura ugeze aho ugiye. nshuti muzi mutubwire. ibibazo byarangiye bibari ibibazo, ariko ndababaye kuba ntari kwibuka uriya muntu wishyuza mu modoka mu itagisi. ariko ni itagisi nshuti rero, hano itagisi ni tagisi vatire. hano iyo uvuze itagisi ubwo bumva tagisi vatire. ariko iyo zino modoka zisanzwe zitwara abagenzi ntabwo bazita tagisi, ariko menya iwacu bazita tagisi. byose menya ari tagisi. ariko nyine mbona utuntu duke tugenda ducanga umuntu yageze ahantu nyine mu gihugu hashyashya, biragucanga ibyinshi kugira ngo uzamenyere, biba bigoye. ariko iyo umenyereye nyine ubona ari ibisanzwe. ariko ikigorana cyane ni ukumenya ururimi. iyo wamenye ururimi uba mbese ibyinshi uba uri mu murongo mwiza, mbese kugira ngo ubashe kumenya ngo uzasaba aho ujya kwiherera. biba ari urugamba. udafite umuntu uri bugukomeza gufasha hafi aho, ibaze ntuzi ngo aho biherera hitwa ngo iki, ntuzi ngo kwiherera babyita ngo iki. niba wifataho tuzababwira ubutaha uko bimeze. niba wifataho ukagenda utanga werekana ukora amajeste. ese mubane nazi ku isitori zirakomeje. wajya kwa muganga ukagenda ntuzi ngo umutwe witwa mwiki, wenda se urwaye umutwe, ese urwaye iki, ukabura icyo uvuga, ukagenda uvuga nyine, ukagenda werekana amajeste. nimba urwaye mu kanwa ukagenda nyine werekana mu kanwa ati aho urwaye niho ukora. ubwo niba ari mu nda ugomba gufata mu nda, naho kugira ngo uzajye kumva ngo bakubajije ngo ufite ikihe kibazo. biba bigoye. nawe ubutaha turakomeje story, tuzakomeza izi story noneho kugira ngo uzamenyere. noneho iyo umaze kumenyera ukuntu uba umeze, tuzababwira kuntu tubafitiye byinshi, mbese byinshi. mube hafi mukomeze kugira ibihe byiza, duhure ubutaha. Bye.